twongeye kubasuhuza mwese mukurikira Inzobere TV Show. Inzobere TV Show rero tubazana indi nkuru imaze gusohoka mu kanya imenyekanye mu kanya gashize. Mu kanya gashize rero nibwo witwa Karasira Aimable yatawe muri yombi na RIB. Karasira Aimable uzwi nka Professor niga mu bijyanye n'umuziki yatawe muri yombi na RIB. Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Akurikiranweho rero icyaha cyo guhishingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Mu butumwa RIB yashyize ahagaragara yavuze ko itabwa muri yombi ry'uyu mugabo rije rikurikira ibiganiro amaze iminsi atanga ku mbuga nkoranyambaga bihishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bigaragaza ko itateguwe binabiba amacakubiri mu banyarwanda. Ati ibyaha rero akurikiranyweho biteganywa kandi bihanywa n'ingingo ya 5 n'iya 7 y'itegeko ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo n'ingingo y'166 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye itegurwa kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Uyu rero umuraperi uzwi nka Professor Niga akiri umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Butare ndetse no muri Kiste yashimwaga na benshi. Iri zina rero rya Uzaramba Karasira Aimable ryamaze igihe rivugwa imyato na benshi mu bahanga mu by'ikoranabuhanga bamunyuze mu biganza abacuramo abantu bakomeye mu basohokaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ahagana rero muri 2010 ubwo yinjiye mu muziki yiyita Professor Niga ndetse izina rye ryamamara henshi mu bakunzi ba hip hop bishimira ko iyi njyana afatwaga nk'ibibirara yayobotswe n'intiti nk'umwarimu wa kaminuza. Yari intangiriro nziza ndetse ubutumwa Professor Niga yatangazaga yavugaga ko nta nengirimo mu kuririmba hip hop. Ahangaha wahita wibaza ku myitwarire yamujyanye kwifungwa. Imyitwarire rero idahwitse yatumye yirukanwa muri kaminuza. Uko iminsi yicumye ariko uyu mwarimu yatangiye guhinduka haba mu bitekerezo haba mu mvugo haba no mu butumwa atanga binyuze mu bihangano bye. Byatangiye yitwara nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu n'abo yita abatagira kivurira, ariko asa n'ugambiriye kwinjira mu murongo wo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Iyo myitwarire rero yatumye uyu muhungu uvuga ko afite imyaka 42 yirukanwa muri kaminuza y'u Rwanda azize amakosa atandukanye yiganjemo ajyanye n'imyitwarire yari imaze kuba umurundo, hakiyongeraho ibikorwa bihabanye n'amategeko agenga abakozi ba leta yari amaze iminsi akora. Mu byo rero Karasira Aimable yirukaniwe harimo kuba yari amaze iminsi anyuza ku mbuga nkoranyambaga amagambo yateza imyivumbagatanyo muri rubanda kandi atesha agaciro urwego akorera n'inzego za leta muri rusange. Rero yashinjwaga n'amakosa y'imyitwarire mibi arimo kudakurikiza ingamba kaminuza iba yarashyizeho mu kunoza imyigishirize, guhabwa amahirwe yo kuzamura iby'impamyabumenyi ye akabyanga ndetse n'ibindi. Na mbere rero yo kwirukanwa Karasira yari umuntu utavugaho rumwe mu Rwanda, bamwe bamufata nk'ufite ikibazo cyangwa se ufite abamushuka kujya gutangaza amakuru asebya leta, aho yakoreshaga imvugo n'ibiganiro benshi mu by'amategeko bavuga ko byabigize ibyaha, abandi bakamubona nk'umuntu utagira ubwoba. Ahangaha rero wakibaza uti ese Karasira Aimable yarashutswe? Nyuma y'umunsi umwe rero yirukanywe Karasira Aimable, Professor Niga yasubiye mu bitangazamakuru yemera ko hari abantu baba hanze y'u Rwanda bamushukaga kugira ngo atangaze ibibi ku Rwanda anabavuganire. Ubwo rero yaganiraga n'umurongo wa YouTube channel witwa Rio Talk yagize ati ntabwo bantutse ngo Karasira avuga ibi, ariko mu byo twaganiraga hatumaga havamo ibyo nge naganira by'amarangamutima yabo. Yakomeje agira ati abo bantu rero barambwiraga bati wakatuvugiye ibi bintu ntabwo ari byo, ni gute badushyiraho ingengabitekerezo twaravutse ejo bundi ngo nuko dukomoka kuri ba kanaka, abandi bati turi impunzi dukeneye gutaha, hari abasenyerwaga bati hasenyerwa harimo bene wacu, bikaba byatuma biganira. Abo bantu rero yavugiraga babinyujije mu miyoboro ya YouTube yamuhaga umwanya ndetse na chaîne ye bwite yari amaze iminsi mike ashinze akahita kuri Mbona TV, ari nayo urebye anyuzaho ibiganiro bye, ari nabyo byiganjemo ibyahereweho yirukanwa ashinjwa gusebya urwego akorera. Yavuze ko rero abo bantu bamushukaga bamufashije mu gushaka ibikoresho by'uwo murongo wa YouTube, bakaba ari nabo bamusaba buri gihe kuvuga ibi mu Rwanda. Ati leta yacu ifite ibyiza byinshi ikora, ariko ifite n'ibi bikora. Rero iyo banyerekaga mu nguni mbi niho nigumiraga. Ni nkuko bavuga bati hari iburyo n'ibumoso mu izamu, niba ajya gutera penalty ujye wigiriye umoso gusa. Karasira Aimable rero uzwi nka Professor Niga atawe muri yombi yarageze ku rwego rwo gutuka ku mugaragaro umuyobozi kugeza naho yemeza ko barutwa n'ubwa MRND yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Ntiyatinyaga rero no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, akemeza ko abishwe ari bo bizize ndetse ntatinye kugereka ubwicanyi ku ngabo za FPR zabuhagaritse. Hari ikiganiro rero Karasira Aimable aherutse guhuriramo n'umunyamakuru witwa Uwimana Agnes cyaho umutwe ugira uti Karasira avuze ku bumwe n'ubwiyunge, ninde wiyunga n'undi? Nta bumwe n'ubwiyunge, nta kuri n'amateka ntibizagerwaho. Iki kiganiro cyumvikanamo kugoreka amateka gukabije gutesha agaciro imbaraga za FPR inkotanyi mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ndetse aba bombi bagerageza guhakana ubumwe bw'abanyarwanda bahisemo, ahubwo bakagaragaza ko basabwa kwiyunga ku gahato. Muri icyo kiganiro rero hari Karasira avuga ko
ubwira umucikacumu ngo bagusenye inzu ahubwo emera ubane nawe uwakwiciye abantu ntumuzanire abantu yapfushije. Akomeza rero agira ati mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hajemo intambara. FPR ikunda ku gihugu cyane, ntabwo ikunda ko bavuga intambara, ivuga guhagarika jenoside, kandi intambara yari yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda haza imishyikirano. Bakunda guca ku ruhande rero ikintu bita intambara, kandi iyo ntambara yari yaratangijwe na FPR ishaka gufata ubutegetsi. Karasira Aimable rero yari yamaganiwe kure. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bari amaze iminsi bamaganira kure ibiganiro n'imvugo za Karasira, ndetse basaba inzego ziri mu rwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB, Minisiteri y'Ubutabera kumukurikirana. Aba bantu rero bagaragaje ingero akora birimo imvugo zihembera inzangano n'amacakubiri, ndetse no kugoreka amateka, akaba akomeje guhakana no gupfobya jenoside. Abanyarwanda rero by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kwibaza ubudahangarwa bw'uyu mugabo Karasira n'abandi nkawe bafite ubutumwa budakurikiranwa n'amategeko, kandi ibikorwa byabo bigaragaza ko baba bayarenzeho. Umushakashatsi rero kuri jenoside akaba n'umwanditsi w'ibitabo Tom Ndahiro avuga ko niba u Rwanda rwariyemeje kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, abakwiza ubwo burozi bakoresheje YouTube bari mu Rwanda bakwiye gushyikirizwa ubutabera. Mu butumwa rero yanyujije kuri Twitter yagize ati kudakurikirana u Rwanda kw'abarugera u Rwanda kuri YouTube bigira ingaruka zikomeye cyane. Iy'ingenzi ikaba ari ugutuma ababeshywa bafata nk'ukuri uburozi bacengezwamo. Uwitwa Beatrice yagize ati umuntu afashe umwanya agatega amatwi uyu mugabo wagira ngo aravugira mu gihugu kitari u Rwanda. Gusuzugura inzego rero bikabije no gutesha agaciro ubuyobozi, ubu byagenda bite ngo abibazwe. Umuyobozi rero w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, yavuze ko Karasira nawe w'Imana umuha ibiganiro bitwara nk'abari hejuru y'amategeko. Yagize ati uyu mugabo n'uyu mugore bari hejuru y'amategeko turamurambiwe. Uwitwa rero Thierry Aritomi yagize ati uriya mugore bari kumwe ni umwe wakira amafaranga y'ibikorwa by'iterabwoba. Birumvikana ko rero na Karasira bamuhayeho kugira ngo abone ayo anywera inzoga, maze yirirwa avuga ariya amahomvu. Turamurambiwe. Uwitwa rero Kagabo Jacques we yanditse ubutumwa bukurikiranye kuri Twitter, ndetse mu butumwa bwe Kagabo yamenyesheje inzego zitandukanye zirimo RIB, Minijiste ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Yavuze ko ubusabe bwe bugendeye ku bikorwa n'imvugo za Karasira Aimable wiyemeje gukora ubukangurambaga bugamije guhakana no gupfobya amateka y'ukuri ajyanye na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ati amagambo n'imvugo zuje urwango mu gukwirakwiza ubwoba no guteza imidugararo muri rubanda ntawe bitandukaniye n'uburyo bwakoreshwaga n'intagondwa mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Twongeye kubashimira rero mwese mukurikira Inzobere TV Show, ubaye utarakora subscribe wayikora, maze tukajya duhurira ahangaha mu biganiro byacu dukora buri munsi. Tumaze kukubwira inkuru y'uko Karasira Aimable amaze gutabwa muri yombi na RIB muri aya masaha make ashize. Iyi ni Inzobere TV Show, turabashimiye naho butaha. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe.